Waramutse neza mwene data uri kunyumva, nongeye kwifuriza umunsi mwiza tariki 12 z'ukwa kabiri 2024. Mwifurije amahoro y'Imana kandi mwifurije icyumweru cyiza. Ijambo ry'icyumweru turaza kurisanga mu gitabo cy'abami ba mbere, igice ni icya 18 umurongo wa 30. Haranditse ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Kansubiremo, Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Let me read it in English. It's 1 Kings chapter 18 verse 30, and it's written, it says, Then Elijah said to all the people, Come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. Let me repeat. Then Elijah said to all the people, Come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. This is the word of the week. Iri ni ijambo ry'Uwiteka, kandi nakwifuza yuko ijambo rigendera muri iki cyumweru mwene data. Reka twongere dusane ibicaniro byasenyutse mu buzima bwacu. Igicaniro gisobanura aho umuntu atambira ibitambo. Igisobanuro cyo aho umuntu atambira ni amasengesho umuntu asenga, ni amashimwe umuntu ahereza Imana. Reka muri iki cyumweru twongere dusane umubano dufitanye n'Imana, twongere dusenye nk'uko twabikoraga. Kandi niba utarasengaga ni ukuri ubishyiremo umwete, twongere dusane ibicaniro byacu. Aho turi hose twashyira ibicaniro, yaba ari mu mazu yacu, yaba ari ku kazi, tugende twashyira ibicaniro byo gushima Imana, byo gusenga, byo kwamaza Imana muri ibi bihe byacu. Reka dusenge. Mwami Imana, dushima mu maboko yawe kino cyumweru. Reka twuzuze imbaraga zawe zo gusenga, reka twuzuzemo umwuka wo gusenga, kugira ngo aho tuba hose, aho dukora, aho tugenda, duhore tuguhimbaza, duhore tugusenga, twambaza izina ryawe. Igihe cyumweru kibe icyumweru cy'umugisha. Reka umugisha mwese turi kunyuka, ujye imbere umurinde mu gihe azakora ageze muri iki cyumweru, mu izina rya Yesu. Amen.